buriya inzozi ni inzira Imana ivuganiramo n'abantu bayo, ariko yarose inzozi zikomeye cyane ndetse zimutera ubwoba. Farawo akanguka afite ubwoba bwinshi cyane, ati nta muntu ushobora kwanga kuryama ngo atarota nabi. Buriya ntibibaho, ushobora kuryama ukarota nabi ariko ntabwo bikubuza kongera kuryama. Twe rero abantu b'Imana, abakristo bafite Kristo, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nta masengesho yacu ashobora kuba imfabusa. Turabasuhuje inshuti z'umusaraba, muraho neza. Twongeye kugaruka nk'uko bisanzwe rero kuri ya channel yacu Tuzatabarwa TV. Tukaba tugiye kuganira n'uyu mubyeyi, hari icyo ari bubagezeho. Nasabaga yuko twese dukurikira tukumva ibitwubaka, Imana ibaha umugisha. Ubwo rero tutaratangira turabanza dusenga Imana, hanyuma dukomeze gahunda. Imana ibagirire neza. Turagushimira Iteka Imana Nyiringabo, dushimye izina ryawe rikomeye Rata. Uri umubyeyi, uri imfura, uri data wa twese mwiza, ukomeje kuturindira muri iyi si mbi, iyi si itarimo urukundo, iyi si yuzuye urwango, iyi si imiruho, iyi si ibibazo, iyi si ibyaha, ariko ukayiturindira mu Mana, kuko wasezeranije abera yuko uzabarinda mu byago no mu makuba. Turagushimiye rero, wagiye ubana natwe, none tugejeje aya magingo tugihumeka kubera Imana. Turiho kubw'imbabazi zawe, turiho kuko wabyemeye ko tugomba kuba. Amina. Suko ibiturusha bidahari, suko ibiturwanya bidahari, suko ibitugambirira nabi bidahari, birahari. Nubwo byasamye ariko ujya ubasha gufunga iminwa y'intare tukongera tukabaho kuko wabyemeye. Turagushimiye rero, ni karibu muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe wenyine. Mwuka wera w'Imana aganze. Urakoze Yesu, ngaho ni karibu, tugirire neza mu izina rya Yesu turakoze, amen. Yanyishyuriye ya myenda yose, ya mbabari ibyaha, atumanira de imbere y'aya ntebe, nzahagararayo, nzabanja nyiminyago, nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, ya mbabari ibyaha, atumanira de yanyishyuriye ya myenda yose, ya mbabari ibyaha, atumanira de. Turagarutse muri bya biganiro byacu, nibyo kuri Tuzatabarwa TV. Njyewe nitwa Atanazi, harya twivuzera. Njyewe nitwa Atanazi nk'uko bisanzwe. Yewe ndakeka baratumenye none, ariko ntacyo, nanjye nitwa Jessica. Nibyo, turi umuryango rero, turabakunda cyane. Niyo mpamvu twashyizeho iyi channel yacu Tuzatabarwa TV kugira ngo tujye tuganiriraho ijambo ry'Imana. Si ijambo ry'Imana gusa, ahubwo n'ibindi bijyanye n'ijambo ry'Imana, ririmo ubuhamya bw'uru rugendo, ndetse n'abandi. Ntabwo ari twe tuzabaganiriza gusa, ntabwo ari twebwe gusa, ahubwo n'abandi bafite ubuhamya bazatuvugisha bakaza, ntacyo bitwaye. Abantu bafite ubuhamya bw'uru rugendo
bwakubaka imitima y'abantu bazatuvugisha rwose, bazatuvugisha ntacyo bitwaye, bazaduhamagara cyangwa bakatwandikira bakaza tukajya tuganiriza abantu b'Imana, kugira ngo hari abantu benshi bafite ubuhamya bw'uru rugendo, bafite uko bagiye babana na Kristo, bafite ibintu byinshi bagiye bahura nabyo, ariko babitambukamwe amahoro bikomeye, bifite imbaraga, biremereye rwose, ariko bahatambuka amahoro. Ibyo rero ni ngombwa kubivuga kugira ngo buriya iyo utanze ubuhamya ukavuga ikigeragezo wigeze ugeramo, ukakibamo, ukarwana nacyo, ukaza kukivamwo amahoro, ni byiza cyane kubibwira abantu. Ni byiza cyane kubibwira abantu, kuko hari benshi baba bari mu bihe by'intambara, bari mu kaga, bari mu bihe bikomeye cyane. Rero iyo umuntu yumvise yuko ikigeragezo arimo hari abandi bakinyuzemo ariko bakagitambukamo amahoro, biramukomeza kandi bimuha kugwiza imbaraga. Ni byiza rero mureke duhugurane, tubwirane iby'uru rugendo, tubwirane iby'ururutse imitima, ariko kandi imitima yacu irushaho kwegera Imana cyane kurushaho. Uyu munsi rero numva ibintu nashatse ko tuganira ku nzozi. Buriya inzozi ni inzira Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Nibwo buryo nabonye Imana ikunda gukoresha kenshi, ivugana n'abantu bayo, ndetse ivuganiramo n'abayubaha, n'abantu bubaha Imana, ndetse n'abapagani. Kuko iyo urebye, ndagira ngo tuze kwifashisha ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro, ndetse no mu bindi byanditswe, ugenda ubona ahantu Imana yagiye ivuganira n'abantu bayo, aho yagiye ivugana na ba Yosefu bubaha Imana, naho yagiye ivugana na ba Farawo batubaha Imana. Aha hose yagendaga ikoresha inzozi. Inzozi rero ni inzira umuntu ashobora gukoresha iyo wayitunganyije neza. Ni inzira ushobora gutunganya neza, ikaba umuyoboro mwiza cyane wo kugira ngo Imana ijye ivuganiramo nawe abahanuzi batiriwe bazi. Utiriwe uhura n'abahanuzi. Ni inzira ushobora gusengera bamaze kumenya yuko ufite iyo mpano. Ni uburyo ushobora gusengera Imana ikayitunganya, noneho Imana ikajya ikugenderera, ikakumenyesha ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe, ikakumenyesha ibikomeye ku miryango yawe. Njyewe ikintu navuga, ahantu Imana yagiye intabarira cyane, ikamishurira imitego y'abadayimoni uburyo bwinshi cyane, inshuro nyinshi cyane, ntabwo yakoreshaga abahanuzi. Nabo yarabakoreshaga, kuko inama z'Imana ni iz'umumaro. Inama z'Imana turazubaha. Muririmbyi we yarabimenye, aravuga ngo ku buntu ni inama utugira. Inama z'Imana rero zijya zica mu nzozi, nk'uko zaca mu muhanuzi runaka, igatuma umuhanuzi runaka akaza akagusanga, cyangwa se mukaba muri mu bihe by'amasengesho, nabwo Imana ikavugana nawe ikoreye mu muntu runaka. Ubwo nabwo ni uburyo tuzavuganaho, kuko ni uburyo butandukanye, ntabwo ari uburyo bumwe gusa. Ariko uyu munsi nashatse nyine ko tuganira ku nzozi. Ndifuza rero ko twasoma ibyanditswe byera, tugasoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Itangiriro ibice byaho 41, dusome ku murongo waho wa 14, duhere 14 tugeze 16. Itangiriro ibice 41 uhereye ku murongo wa 14. Iburetse gato. 41 uhereye ku murongo wa 14. Reka turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira. Aha ni hahandi Imana yavuganaga na Farawo. Farawo utarukijijwe, Farawo utarubahaga Imana. Imana yashatse kumumenyesha amakuru y'igihugu, y'ibigiye kuba mu gihugu cye. Hanyuma Imana ikoresha inzozi. Byo navugaga nyine, bya bindi navugaga ko Imana ikoresha inzozi akenshi mu kuvugana n'abantu batayubaha, batazi Imana. Akenshi irabasanga mu nzozi. Kandi ikintu cyantangaje ni uko ubu buryo bw'inzozi ni ikintu gikomeye cyane. Imana yishaka kukwemeza, ishobora gutuma umuhanuzi ntiwemere, ariko yikwisangiye mu nzozi, ikavuganira nawe mu nzozi. Ukanguka exact wamaze kwemera icyo Imana ikubwiye. Niba ari ibintu biteye ubwoba, ukanguka ufite ubwoba bwinshi cyane. Ni uburyo rero nabonye butangaje. Reka dusome
dusome twumve uhereye ku murongo wa 14 mu itangiriro 41 uhereye 14 haravuze ngo maze Farawo ahamagaza Yozefu bamuhubura mu nzu y'imbohe. iri jambo ryantangaje. ngo bamuhubura mu nzu y'imbohe. Yozefu yaramaze igihe kinini cyane mu nzu y'imbohe, ababaye afite agahinda, uzi neza yuko yari yajyanwemo nuko yanze gukora icyaha, ariko Imana yemera yuko ajya mu nzu y'imbohe. Imana ijya yemera yuko bibaho. Iri jambo ngo amuhubura mu nzu y'imbohe ryantangaje. Uyu munsi Imana igira ahantu ihubura abantu bayo mu bihe bibi barimo, ibashyire mu bihe by'umunezero. Amina. Yes. Ngo maze reka nsubiremo. Maze Farawo ahamagaza Yozefu bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yozefu ati narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. 16. Yozefu asubiza Farawo ati sijye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Amen. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aha ngaha tubonye iri jambo dusomye ni igihe nyine Imana yavuganye na Farawo, yaramusanze. Farawo umwami wa Egiputa utarubahaga Imana, utarukijijwe, wari ufite ibigirwamana byinshi mu gihugu cye, wari ufite amashuri y'abarozi, afite amashuri yigisha ubukonikoni, afite amashuri yigisha ubupfumu, ariko Imana ishaka kuvugana nawe. Imana ihitamo iyi nzira y'inzozi, iramusanga. Farawo ngo agiye kurota, nanze ko twinjira muri ziriya nzozi, ariko yarose inzozi zikomeye cyane ndetse zimutera ubwoba. Farawo akanguka afite ubwoba bwinshi cyane. Mu gukanguka yari yarose inzozi zimeze gutya. Bwa mbere yarose ngo ari hafi y'uruzi, none ngo agiye kubonabona ngo abona inka 7 zibyibushye zimeze neza z'umushishe, ngo abona ziri kurishiriza aho ngaho mu rufunzo. Noneho ngo hashize akanya agiye kubonabona ngo abona izindi nka 7 z'umunambe zinanutse, Bibiliya iravuga ngo z'umwaku. Abona ngo ziraje zije zimira za zindi nziza, zimaze kuzimira ngo abona nta gihindutse kuri zo, zikomeje kuba kwa kundi n'ubundi. Noneho ngo arangije Farawo agira ubwoba, ntiyasobanukirwa ibyo ari byo, aratangara cyane. Aravuga ngo ni gute ziriya nka z'umunambe zimize ziriya zimushishe nizinahage zikaba zimeze kuri. Farawo izo nzozi zimutera ubwoba, arabyuka. Urumva ni umupagani. Abakristo ubundi iyo urose inzozi mbi zikagutera ubwoba, uhita ubyuka ugasenga. Uhita ubyuka ugasenga. Ariko we kubera ko ntabwo yari umukristo, ntiyari azi Imana, yisengeraga ibigirwamana. Yahise ubwo yarahangayitse nyine, ariko ijoro riba rirerire. Umuntu waza avuga ati nta muntu ushobora kwanga kuryama ngo atarota nabi. Buriya ntibibaho. Ushobora kuryama ukarota nabi, ariko ntabwo bikubuza kongera kuryama. Farawo arongera araryama. Noneho mu kuryama izaje zo zaje ziteye ubwoba. Hakurikiyeho izi ngizi ngo yagiye kubonabona amahundo 7. Ngo ayo mahundo ari amahundo meza y'amasaka meza cyane, ashishe, ameze neza cyane. Noneho ngo ariko ayo mahundo 7 akaba ari ku giti kimwe. Agiye kubona nyuma y'ayo mahundo ngo abona andi 7 mabi y'umwaku, mabi cyane, ngo yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba. Ngo agiye kubona abona ya mahundo 7 amize ya yandi meza nanone 7, ariko arakomeza yibera kwa kundi yibera amahundo y'umwaku. Noneho Farawo agira ubwoba, mu gukanguka niyongeye kuryama yahise ajya mu ishuri ry'abarozi, azana abarozi, ajya mu ry'abapfumu azana abapfumu, ajya mu ry'abakonikoni arabaza, aravuga ati narose, ariko mugomba kunsobanurira izi nzozi, mukambwira icyo zisobanura. Abarozi birabayobera, abapfumu birabayobera, abakonikoni birabayobera. Ariko hakaba hari abahungu 2 bari bamaze igihe bavuye mu nzu y'imbohe, basizeyo Yozefu ari mu nzu, aho yari ari mu nzu y'imbohe.
baravuga bati umuntu umwe umuntu wasobanura izi nzozi ni umuntu umwe kandi ari muri gereza, ni umuheburayo. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha igihe cyo gutabarwa kwa Yosefu cyari kigeze, kugira ngo ave mu nzu y'imbohe cyari kigeze. Niho twasomye rero ngo Farawo atanga itegeko aravuga ngo mumuzane, amutumaho, bahita bagenda. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bamuhubuza mu nzu y'imbohe. Bahita bamuzana, ngo bamuhubura mu nzu y'imbohe, bahita bamuzana. Bamaze kumuzana baramwogosha, bamwambura imyambaro ya gereza, bamwambika imyambaro myiza. Igihe cyo gutabarwa cyari kigeze. Farawo ngo arangije mu minota ingahe Yosefu yari amugezeho, bamwambika neza cyane nk'umuntu ugiye imbere y'umwami. Aramubwira ati narose inzozi ariko nabuze uwabasha kuzisobanura. Mu barozi ntawe wazisobanuye, mu bapfumu ntawe wazisobanuye. Aramubwira ati numvise yuko wowe ngo ubasha gusobanura inzozi zitamenyekana, ariko hamwe n'umutima wo guca bugufi, umutima wubaha Imana. Iki nicyo kiranga abantu bubaha Imana. Yosefu ngo aramubwira ati reka ntabwo ari jyewe, kuko jye nta bushobozi mfite bwo gusobanura inzozi. Aramubwira ati Imana yitwa Uwiteka niyo yonyine iri busobanurire Farawo kandi ikamubwira amagambo meza y'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ahangaha niho twari turi kureba aho Imana yavuganye n'umuntu ukomeye ariko utubaha Imana, ivuganira nawe mu nzozi. Urabizi umwami w'i Babuloni arota inzozi, nawe ziramucanga cyane, zasobanuwe na Daniyeli. N'abandi benshi bagiye bavugana n'Imana, Imana ikabasanga mu nzozi, ikabahishurira ibintu bikomeye cyane, nyuma bikaza gusobanurwa. Rero abantu bajya bibeshya ku nzozi. Abantu bajya bibeshya ku nzozi. Akenshi inzozi zirimo ibyiciro byinshi cyane. Buriya hari inzozi z'Imana irimo urota ariko ari Imana iri kuvugana nawe. Hakaba n'inzozi z'umuruho, hakaba n'inzozi z'amateka. Urabizi hari umuntu uzakubwira ngo narose, ngo ndota, umuntu akagusobanurira inzozi ugaburamo ubusobanuro na buto. Nta n'ubusobanuro, kubera yuko ni umuruho, yiriwe mu bintu by'umuruho, arangije arota ari mu kazi akazi yiriwemo, n'ubundi araryamye aba ariko arota, ari mu kazi arayakora. Ni umuruho, ni umunaniro mwinshi cyane. Akakubwira ngo ese buriya bisobanura iki? Ukibaza use uyu muntu nta kazi yiriwemo. Hari n'inzozi noneho z'amateka. Umuntu akaba yabanyuze mu bihe bikomeye cyane, umuntu akaba yabaye mu bihe by'intambara, akajya ahora arota intambara. Mu by'ukuri ntabwo ari uko intambara igiye kuba, ahubwo ni flashback. Ni ubuzima nyine, ni ibihe wanyuzemo birimo biragenda bigaruka. Ni ibihe bya bindi wanyuzemo. Hari n'ukuntu abantu barota kenshi, akarota ngo yagiye mu ishuri. Kurota wagiye mu ishuri bifite ubusobanuro. Hari icya mbere, kurota uri mu ishuri uri kwiga, hari ibintu ugomba kubanza gutekereza. Banza urebe utekereza ubundi iri shuri ni irihe. Ese ni amashuri nanyuzemo? Ese ni amashuri ntariga? Harimo uburyo bubiri rero ahangaha. Icya mbere, ushobora kurota ishuri, cyane cyane nubona hari igihe biza ari precise, ukabona ishuri naho wanyuze, nabo mwiganye n'iki gutyo. Hari igihe biba ari flashback, ari bya bindi y'amashuri wanyuzemo. Ariko ikindi gikomeye, hari igihe kiba ari ikigeragezo ugiye kwinjiramo. Uko ushobora kugira gutyo ukabona wambaye uniform, ariko ukabona ishuri winjiyemo nturizi. Mu by'ukuri ni ikigeragezo. Rimwe na rimwe ukabona ibizami uri gukora uri kubitsinda, cyangwa se ukabona uri kubitsindwa. Aho ngaho Imana ibikweretse yuko ugiye kwinjira mu kigeragezo. Akenshi ibikweretse ko ugiye kwinjira mu kigeragezo, ariko nubona uri kubona amanota makeya, ujye uhita usobanukirwa, umenye ngo muri kiriya kigeragezo kizandusha imbaraga, ntabwo nzajya ikiranukamo nintasenga. Nubona uri kubona amanota menshi muri iryo shuri, umenye ngo ni ikigeragezo ngiye kwinjiramo, ariko Imana izabana nanjye, izampa imbaraga. Aho ngaho uhita usobanukirwa, umenye ngo ngiye kwinjira mu kigeragezo, ariko Imana yitwa Uwiteka izajyana nanjye muri iki kigeragezo kandi izampa imbaraga, nzasohokamo amahoro. Imana ishimwe cyane. Hari n'izindi nzozi abantu bajya barota rero. Hari igihe umuntu arota, ukarota
ubona urimo umanuka ikuzimu, ubona barimo bakujyana ikuzimu. Noneho wakwigenzura iyo uri umukristo, ukigenzura ugasanga nta mutima ugucira urubanza, ugasanga uri kumwe n'Imana, ugasanga ibihe byo gusenga ntibiri kure yawe, ugasanga mbese uri mu bihe byo kubana n'Imana, ariko wajya kurota ukabona bari kukumanura bakujyana ikuzimu. Ibi bintu birababaza, bitera agahinda kandi birahangayikisha cyane mu buryo bukomeye, ariko abantu ntibajya basobanukirwa. Nurota izi nzozi ukabona urimo umanuka ujya ikuzimu barimo barakujyana, akenshi baba barimo bakuroga, baba barimo bakurogesha. Uba wahagurukiwe n'ikintu bita umwuka w'abarozi, baba baguhagurukiye barimo bakurogesha. Icyakora birashoboka yuko wabirota ariko uri umupagani. Kubirota uri umupagani rero, Imana iri kukwereka yuko ukwiriye kwakira agakiza kuko uri uwo kurimbuka. Ariko niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ukarota urimo umanuka bakujyana ikuzimu, exactement menya ko umwuka w'uburozi ubuhagurukiye, barimo barakurogesha kandi mu buryo bukomeye cyane. Hari n'ubundi buryo abantu barota, akarota ari muri wese, akabona akingiraniye muri wese, ndetse bikaza inshuro nyinshi, ukabona ukingiraniwe ahantu muri wese. Abantu ntabwo bajya babimenya. Rimwe abantu baravuga, bajya babisobanura ukuntu bitandukanye, akavuga ngo buriya ngo ni ukwihana. Reka niba ibi bintu bije kenshi ukabona ukingiraniwe muri wese, ukajya ubona ukingiraniwe muri wese, menya yuko hari imitongero yakorewe kuri we irimo irakorwa n'ubwo, kandi bakabikorera mu bwiherero. Biriya bintu bijyanye n'imyuka y'abarozi n'ibindi nkabyo kenshi bikorerwa ahantu henshi. Hari ibikorerwa mu marimbi, hari ibikorerwa ku mva z'abantu runaka, hari ibikorerwa muri wese. Aho hantu rero nugira gutyo ukarota ukingiraniwe muri wese, ukajya uhora ubona kenshi biza kenshi ubona ukingiraniwe muri wese, menya yuko hari umwuka mubi w'abarozi uri kuri wowe uguhagurukiye, barimo barakurogesha, barimo baragutongera bakoreye aho ngaho. Aho rero biragusaba iki? Biragusaba amasengesho menshi yo gusenga kandi ajyana no kwibabaza no kwiyiriza ubusa. Kuko aya niyo masengesho abasha gukura umuntu aho bamushyize, niyo masengesho akura umuntu aho bamushyinguye. Buriya abantu benshi bagenda barabahambye, abandi bakagenda barabakingiraniye ahantu, kandi mu isi y'umwuka birabigira imbaraga zikomeye cyane. Ukimara kubona ibi ngibi rero, ugomba guhita ufata ibihe byo gusenga. Cyangwa ukajya kurota, wajya kurota ukarota umwana wawe, ukabona abadayimoni barimo baramwirukankana, ukabona abadayimoni barimo baramwirukankana mu buryo buteye ubwoba. Exactement menya yuko umwana wawe arahagurukiwe. Nudafata ibihe byo gusenga ngo umusengere, mu gihe gito cyane urabona impinduka kandi zitari nziza, impinduka mbi cyane. Arahagurukiwe, abadayimoni bamuhagurukiye. Exactement hitutangira winjire mu bihe byo gusenga, uhamagara Imana, ushinganisha umwana wawe, kuko abadayimoni baba bamuhagurukiye. Hari ikindi, ari ukuntu mu by'ukuri mu nzozi Imana ivugana n'abantu bayo, ariko n'abadayimoni bajya bakorera mu nzozi. Urugero, dayimoni ashobora kwiyambika umwenda wera, akiyambika nabivuga gute, dayimoni ashobora kwiyambika ishusho yo kwera, akihindura marayika w'umucyo. Dayimoni akaza akakwereka ibintu, ukabona ibintu ukagira ngo byeretswe n'Imana, ariko ari umudayimoni. Ikindi, abadayimoni bafite uburyo bakoresha, akaba yakwambara ishusho y'umuntu wizeye, ukabona umuntu wizeye arimo arakuroga. Urugero, nka mama wawe, ukajya urota mama wawe arimo arakuroga, ukabona mama waraguhagurukiye mu buryo buteye ubwoba, kandi mu by'ukuri uzi neza yuko mama wawe ari imfura, nta n'amakimbirane mugirana. Aho ngaho ntuhite urakara ngo umurakarire, cyangwa utekereze yuko bicitse, utekereza hari yuko koko aguhagurukiye. Abadayimoni bajya babukoresha ubu buryo, ariko nanone ntuhite ubihakana, ntuhite utekereza yuko ari mama wawe. Ariko abadayimoni bajya babikora kenshi, ariko bagambiriye kugira ngo bagukuremo ibyiringiro, bakwereke yuko uhagurukiye impande zose. Cyangwa se ukabona umuntu w'inshuti yawe y'inkoramutima araguhagurukiye, ntukabyizere 100%.
birashoboka ko dayimoni yakoresha ubu buryo, abadayimoni bakabukoresha bagira ngo bakwereke yuko uhagurukiwe. Mbese nta muntu wo kwizera muri ubu buzima, nta muntu ufite n'umwe ugufitiye urukundo kugira ngo aguce intege agucogoze burundu. Ariko nanone mu bundi buryo bw'ubusobanuro nyabwo, ubundi buryo bishobora gusobanura yuko ugiye kugirirwa nabi n'umuntu udashobora gukeka. Hari umuntu ukwanga ufite na gahunda yo kukugirira nabi, ariko mu buzima utamukeka, atari nyoko by'ukuri, atari wa wundi ubonye by'ukuri, ahubwo kuko ubibonye kuri, tekereza utangire kugenda no kwirinda, kandi utangire gusenga Imana kugira ngo ikwigishe kwirinda. Kuko birashoboka yuko waba ugiye guhagurukirwa n'umuntu udashobora gukeka. Namwe murabizi, hari igihe mu buzima uhagurukirwa n'umuntu utatekerezaga, umuntu akakugirira nabi utabimutekerezagaho. Ugasanga umuntu watekerezaga yuko ari inshuti yawe y'inkoramutima, ariko afite ikindi inyuma, umutima we akwanga urunuka mu mutima we. Aha rero naho ntubyizere 100%, ariko nanone ntubihakane 100%, ahubwo senga Imana. Ahangaha rero ikintu ukora ni iki? Ni ugusenga, ubundi ukareba inshuro bije, mbirose kangahe. Niba ndose kanaka w'inshuti yanjye ari kungambanira kandi ntabimubonaho mu by'ukuri, bije kangahe? Ese mbirose kangahe? Ese hari ahandi Imana yaba yarigeze kubivuganira mo nanjye kubimbwiraho mu nama zayo ikaba yarabimbwiyeho? Ibyo bintu bitekereza, hanyuma ufate igihe cyo kubisengera, usenga Imana. Inzozi rero mu by'ukuri abadayimoni nyine bajya bazikoreramo nabo, bakazikoreramo, akaza akaba yakurotesha ibintu ariko bitari byiza. Ariko akenshi Imana yitwa Uwiteka nayo ijye tugenderera mu nzozi. Uzi ko yasanze Yobu mu nzozi ivugana nawe, imubaza ibibazo byinshi cyane. Abitwa ba Yosefu yakoranye nabo mu nzozi, ivugana nabo ibintu bikomeye cyane, igenda ibahishurira. Urabizi Yosefu ubuzima bwe bwose azanyuramo, Imana yarabumusobanuriye kandi ibamubwira inyuze mu nzozi. Uribuka arota inzozi akabona imiba 12, ngo imiba 12 y'ingwe ngo ihagaze imbere ye. Agiye kubona abona 10 yose yikubise hasi, ni 11, abona yose yikubise hasi irarambarara, abona umuba umwe ni usigaye uhagaze. Icyo gihe bene wabo baranamurakarira cyane, aravuga bati twebwe tuzakubararira. Abantu ba kera bari bazi gusobanukirwa cyane mu bintu bijyanye n'inzozi, warababwiraga bagahita babimenye. Rero niba umaze kubona yuko ufite impano y'inzozi, hari abantu bagira impano y'inzozi, kandi iyi mpano ntabwo ari iy'abakristo gusa, ahubwo nayita iri mu mpano karemano, kuko n'abapagani nyine bararota kandi zigasohora rwose zikaba ari ukuri. Abakera bo bari babizi neza, wamubwiraga inzozi agahita akubwira ati izo ngizo urakazikabya bitewe nuko ari nziza, ati izi ngizi zirakampama. Urumva, wamubwira inzozi yakumva ari mbi agahita akubwira ati izo zirakaguhusha. Bari bazi rero ibintu bijyanye n'inzozi, bari bazi imbaraga z'inzozi. Iyo uri umukristo rero ukabona yuko ufite impano, icyo ukwiriye gukora ni iki? Ukwiriye kuyibera amaso, ukayisengera cyane, ukajya usenga Imana uyibwira uti rushaho gutunganya uyu muyoboro, kuko maze kubona yuko ari umwe mu miyoboro myiza kandi ingezaho amakuru yizewe. Ukayibwira uti rushaho gutunganya uyu muyoboro ungezaho amakuru, ukajya uyisengera cyane kugira ngo shitani atazajya arushaho kuyikoreramo. Ubu umuyoboro ukorerwamo n'Imana uruta uko shitani yaza kujya kuvangira akoresheje inzozi. Numva twasoreza aha rero. Ni ibintu nashakaga ko tuganira ku nzozi, ariko tuzasubukura tuvuge no ku zindi abantu bagenda barota, tuvuge no ku zindi nzozi abantu bagenda barota. Ariko hari inzozi ukwiriye kurota, wamara kuzirota ntutuze, byaba na ngombwa ugahita ufatiraho ukavuga uti mfashe umwanya wo gusenga, ugahita uvuga uti ninjiye mu bihe by'amasengesho, kuko ni ibyihutirwa. Ntabwo dukwiriye kugendera kuri iri jambo rivuga ngo inzozi zemerwa uko zisohoye gusa,
cyangwa se ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye, niko ijambo ry'Imana rivuga koko. Ariko ejo ntabwo Imana izakugira inama ngo ikubwire yuko umwana wawe bagiye kukuroga, ikugire n'inama ikubwire yuko bagiye kumuroga, ikugire n'inama ikubwire uko ukwiriye kwitwara n'uko ukwiriye kumurinda, ngo uvuge ngo ngo nzabyemera ari uko bisohoye. Uzabyemera ari uko bisohoye, ariko icyo si ikintu cyoroshye, nikikugeraho kizakuremerera, kikubera umutwaro, kandi Imana yarakugiriye inama. Hari ibintu rero byihutirwa tudategereza yuko bizasohora, kandi nubwo umuntu yaba yavangiwe akakubwira yuko umwana bagiye kumuroga, akakubwira gusenga no kumubera amaso, mu by'ukuri ubikoze bigutwaye iki? Nta masengesho ajya bimfa gusa, upfa kuba uyasenze uri mu mwanya mwiza gusa, upfa kuba uyasenze uri kumwe n'Imana, upfa kuba uyasenze ituro ryawe rishimwa n'Imana. Nta masengesho ajya apfa ubusa. Nibakubwira yuko bagiye kumuroga kandi navanze n'ibyaha, nayo abantu badafite Kristo nk'umwami n'umukiza, abo nibo bakiri imbata z'ibyaha. Twe rero abantu b'Imana, abakristo bafite Kristo, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nta masengesho yacu ashobora kubimfa gusa. Hari nayo tujya dusenga tukayasengera mu bujiji, tukayasengera mu bujiji no kudasobanukirwa, ariko nayo ntabwo ajya bimfa gusa. Reka nguhe urugero. Mu gitabo cya Yosuwa yasenze isengesho, arisengana ubujiji bwo kutamenya, ariko risenga afite umutima uri kumwe n'Imana, ari connected n'Imana. Yasenze Imana, arayibwira ngo Uwiteka we, ngo hagarika, igihe yari atewe n'abami 5. Yasenze Imana, arayibwira ngo arasenga, aravuga ngo nihagarike izuba, ngo ihagarike n'ukwezi. Mu by'ukuri bari hari hatarabaho ubumenyi bugaragaza yuko izuba ritavaho riri, ahubwo isi ari izenguruka. Urabyumva? Ubundi izuba ntirivaho riri, n'ukwezi ntikuvaho kuri, ahubwo isi niyo izenguruka izuba. Umuntu umwe wabivumbuye bahise bamwica, yaravuze ngo ratere tourne autour du soleil. Yarashatse kuvuga ko isi izenguruka izuba amasaha 24. Bahise bamwica. Bamaze kumwica bavuga ko abeshya. Uwabivumbuye nyuma bakoze ubushakashatsi basanga n'ubundi bya bindi yavumbuye ni ukuri, ariko babimenya baramwisha. Yosuwa rero asenga, yaravuze ngo izuba nirihagarare, ariko ridasanzwe n'ubundi rivaho riri. Harimo ubujiji bwo kutamenya, ariko umutima uri kumwe n'Imana kandi afite ishyaka ry'Imana. Hari amasengesho tujya dusenga mu by'ukuri ukayasenga arimo ubujiji, ariko udafite umutima mubi, udafite umutima w'ibyaha, ahubwo ubikoreye mu ishyaka ry'Imana. Umwuka wera akayarobanura, akayatunganya, yarangiza akagera imbere y'Imana neza, Imana ikabikora. Imana yo yahise imenya icyo avuze, yahise ubundi urumva mu yandi magambo yari ayibwiye guhagarika isi. Urabyumva? Kuko isi niyo izenguruka, yari ayibwiye ngo hagarika isi, ariko abivuga mu bundi buryo. Mu yandi magambo yari ayibwiye ngo kora ku mbaraga zaremye isi, aba arizo ziyihagarika, kuko izaremye isi nizo zigomba no kuyihagarika. Ariko Imana yarabikoze, isi irahagarara, babona izuba ntiriri kuvaho riri, havuga bati Imana iragikoze mu izina rya Yesu. Rero hari ukuntu nyine abantu basengana ubujiji, ariko muri ubwo bujiji ufite umutima uri kumwe n'Imana, ufite umutima utakurega ikibi, ufite Kristo nk'umwami n'umukiza, nta masengesho ajya bimfa gusa imbere y'Imana. Amen. Dusoza rero, iyi nzira ni nziza cyane, inzira y'inzozi, ni umuyoboro mwiza cyane. Ni umuntu Imana ivuganiramo nawe atiriwe ajya gushaka abahanuzi, ni umuntu Imana ivuganiramo nawe atiriwe ajya ku misozi runaka, ikagusanga ku gisasiro, ikakwereka ibiguhagurukiye, ikakwereka ibyiza bikuri imbere, ikakwereka wagiriwe neza, ikakwereka ubutabazi, Imana ikavugana nawe. Nakwifuriza rero buri muntu wese gusengera iyi nzira kugira ngo irusheho kuba iy'umumaro ku muntu wese. Ibindi tuzabivugaho ubutaha. Reka dusenge Imana, tuyibwire ngo iyi nzira, uyu muyoboro utunganye ku buzima bwacu ndetse n'ubwa bene data bose. Amen. Reka dusenge Imana. Uri data wa twese mwiza,
mu kuboko kwe harimo imbaraga nyinshi zituma nta muntu wabasha kugutanga imbere. Haleluya. Inama z'Uwiteka ni iz'umumaro ku buzima bwacu, Amen. kandi uko niko wakoranye n'abatubanjirije, Amen. wagiye uvugana nabo ukavuganira nabo mu nzozi, Amen. ukabasobanurira ibiri imbere yabo, ukabasobanurira iby'uru Amen. rugendo, bakarushaho gukomera no kugwiza Kubabwira imbaraga, ubuhanuzi. bakarushaho kuba maso. Uyu munsi ibintu by'ubuhanuzi shitani yarabihagurukiye yinjiyemo, ariko ukoranye natwe muri izi nzira, ukavugana natwe mu nzozi, uyu muyoboro ukawutunganya neza ku buzima bwacu, warushaho kutugirira umumaro mu by'uru rugendo. Kandi na bene data nuko aho bari mu byerekezo bitandukanye, korana nabo utunganye iyi nzira, uyu muyoboro ubagezaho amakuru ubutunganye, ujye uvugana n'abantu bawe mu nzozi bari ku bisasiro, ubasobanurire iby'uru rugendo kandi ubakomereze mu kigeragezo. Uvugana n'umuntu wawe ukamukomeza, mu bihe by'umunezero ukamwereka yuko ahagurukiye, umuntu w'Imana akarushaho kuba maso mu by'uru rugendo. Urakoze, urushaho kubana natwe kandi imitima yacu yigarurire, urushaho kutwiyegereza cyane, agakiza kawe kaganze muri twe, abatarakizwa nabo bakumenye, bahindukire bave mu buretwa bw'ibyaha, bakorera Imana itanga ubugingo. Urakoze Mwami Yesu, cyubahiro n'ikibi cyawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen.